ukuri kw'iki gihe. Ukuri kw'iki gihe. Hari ubutumwa Yesu yabwirije, kandi ubwo butumwa ni ubw'igihe cyose. Ubutumwa Yesu yabwirije ntabwo bwigeze butakaza imbaraga yabwo ngo ni uko haciyemo igihe kirekire. Bwari ubutumwa yahaye abigishwa be, kandi ubwo butumwa bwagomba kugira umumaro ku babwumvise. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 24 uhereye ku murongo wa 45 kugeza ku murongo wa 48. Ni ubutumwa Yesu yihereye abigishwa be, kandi ubwo butumwa nibwo dukwiye kujyana tukabugeza ku batuye isi. 45 bavuga ngo, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, uko niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Ubutumwa bwo kwihana. Kwihana ntabwo ari icyigisho abantu bashobora kwibaza ngo ese ko cyabwirijwe igihe kirekire ubu biracyari ngombwa. Bibiliya iratubwiye ngo mu bujyane bwigishwe amahanga yose ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa buri muntu wese. Kubera iki? Ari ubutumwa bwa buri wese kandi mu gihe cyose. Icya mbere ni uko bose cyangwa se twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Twese twakoze ibyaha, kuva kuri Adamu kugeza ku muntu uriho n'uzaza igihe Yesu azaba akiri ku ntebe y'imbabazi. Ibyaha biracyakorwa, ariko nanone kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa buri muntu wese. Ubwo ni ubutumwa Yesu yahaye abigishwa be nyuma yo kuzuka. Ati, kandi ubwo butumwa ni ubwanyu, ni mwebwe bagabo bo kubihamya, kuko namwe mwari nkabo, mwari abantu bakora ibyaha, mwari abantu batizera. Nimwe ba mbere mugomba rero kuba abagabo babyo. Erega nimba hari ikintu kibabaza kandi gishobora kuba gikwira kikagira ingaruka ku murimo turi mu gukora, twebwe abagize amahirwe yo kuba tugihumeka tugakomeza inshingano ababanje batangiye, ni ukubwiriza ubutumwa ariko nawe utizeye. Ni ukubwiriza ubutumwa nawe amasoko y'ubugingo yabwo atumvikana muri wowe. Ubishaka utabishaka, hari umwijima ushobora kuzasiga uzakubona udasa nabwo. None rero Yesu yabanje gufata abigishwa abashyira aha bonyine, abaha igihe cyo kubana nabo kugeza igihe ahinduye imibereho yabo, kandi barahindutse birashoboka. Nimwe bagabo b'ibyo. Kubwiriza icyaguhinduye ni ingenzi cyane. Ubwo butumwa bwo kwihana nibwo Yohana umubatiza yigishaga. Muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2 uhasomye witonze, Yohana abwira abantu ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngubwo ubutumwa bukwiye kubwirwa amahanga, nubwo kwihana kuko bose bakoze ibyaha. Kandi kwihana ntabwo ari igikorwa gituruka muri kamere y'umunyabyaha, kuko kamere y'umunyabyaha ntabwo umurongo wo kwihana uba mu munyabyaha. Oya, twebwe ibyacu ni ugukora ibyaha, ni ukongeraho ibindi. Kwihana ni impano dukesha Umwuka Wera iyo akomanze tukumva ijwi, tukemera kuyoborwa n'iyo mbaraga itarereshwa amaso n'iyitera umutima kwihana. Yohana rero abwira abantu ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru, umwami w'ubwo bwami yari inde? Yari Yesu Kristo. Yohana yamurebeshaga amaso yo kwizera, akamubona hafi ye kuko yari integuza ye. Kandi abo yabwiraga baje kuri Yorodani, Yohana yabwirizaga ubutumwa bwo kwihana. N'uwabajyaga mu mazi yabaga abatijwe umubatizo wo kwihana. Umubatizo wo kwihana niwo dukeneye. Kandi
ubwo nibwo bwari ubutumwa bw'abigishwa ba Yesu. Muri Mariko igice cya 6:12 nuko baragenda bigisha abantu ngo nibihane. Baracyari kuri wa murongo twasomye muri Luka yuko yababwiye ati nimugende mwigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha ko bigendana. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bitagendanye ntabwo ukuri kwaba kugeze ku ntego yako. Dukeneye guhinduka k'umutima, dukeneye kubona imbaraga ihindura ubugingo bw'abanyabyaha bakabaho bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, bakesha uwamanitswe hagati y'ijuru n'isi akireherezaho abatuye isi. Ubwo nibwo bwari ubutumwa Petero ku munsi wa Pentekote yabwirije. Yabwiye abantu ati nimwihane buri wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. Ibyakozwe no mu gice cya 8:22. Ngubwo ubutumwa butese ko nihaniye, ese ko nabatijwe, ese ko nshobora kuba yewe mfite n'inshingano mu idini runaka cyangwa itorero runaka, ese ubwo nanjye ubwo butumwa burandeba, burakureba. Kuko kwihana, abantu benshi baguye mu mutego wa Satani bagira ngo kwihana ni ukugira ibikorwa bikosorwa byagaragariraga amaso y'abantu. Niko abantu benshi batekereza. Kwihana ntabwo ari igikorwa kiva inyuma kijya imbere, ni igikorwa kiva imbere kijya inyuma. Benshi rero igihe bamaze kubona bavuye mu bibi birebeshwa amaso, erega burya kwiyubaha kwatuma umuntu yigengesera ngo adasa n'ukora ibibi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo guhinduka iyo kutabayeho no kwihana ushobora kuba wibwira wagezeho, gushobora gusenywa nuko guhinduka k'umutima kutarabaho. Erega Abisiraheli ntabwo bageze i Kanani, ariko nta nubwo baguye mu Egiputa. Byagenze gute? Bavuye mu Egiputa bihannye, bavuye mu Egiputa basize amaraso ku nkomanizo z'imiryango, ikimenyetso cyo kwizera umucunguzi uzaza agapfira abari mu isi, kandi bamurebaga hakibura imyaka myinshi. Uko kwizera gufitwe na bakeya. None kuki batageze i Kanani kandi bataranaguye mu Egiputa? Iyo kwihana kudaherekejwe no guhinduka, ibisigisigi by'icyaha bisigara mu muntu uko byakabaye, bigacura indi minyururu, bigasubiza umuntu mu buretwa adashobora kwivanamo. None rero ndagira ngo ubwire ngo kuva mu Itangiriro igice cya 3 kugeza mu Byahishuwe igice cya 4, kuva muri Matayo igice cya 1 ukageza mu Byahishuwe igice cya 22, ubutumwa Imana yagejeje ku bantu n'ubu bwavugaga ngo nimwihane. Kwihana no guhinduka birakenewe, kandi kwihana ni igikorwa kiyoborwa n'Umwuka Wera, kandi aho kugira ngo uzahanwe ijuru rigufashe we wihane. Petero abwiriza yarabwirije, arabwira abantu ati nimwihane muhindukire. Guhindukira ni igikorwa cyerekana kudakomeza inzira wari urimo, kudakomeza inzira y'ibibi abantu bamenyereye bavukiyemo. Kuko uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera ku mutwe, umunyabyaha wese nahazima. Kandi ubu ni ubutumwa bubwira umuntu wa mbere uciye bugufi ku rwego rw'isi bukagira kukomeye ku rwego rw'isi. Ubutumwa bubwira umuntu wese ngo nimwihane. Kandi ubu butumwa ntabwo ari ubutumwa ushobora kuvuga ngo ngewe ubwo ndi mu idini riniri cyangwa itorero iri ntabwo nge bundeba. Oya, abo intumwa zabwirije, abo Yesu yabwirije, abo Yohana yabwirije bari abanyedini. Yewe bashobora kuba ndetse no kubigaragarira amaso y'inyuma barakurushaga kwitwararika. Yewe ndetse bamwe muri bo ikijyanye n'amategeko bashobora kuba baracyubahirizaga kukurenza. Ariko urufunguzo rwitwa kwihana rwari urundi rurimi kuri bo. None se kuki wumva iryo hame ryo kwihana ritakumvikana mu bugingo bwawe?
nimba ritumvikana ushobora kuba ufite ikibazo cyo kutamenya kwihana n'iki. Kwihana iyo umuntu atagisobanukiwe iryo jambo ntaryumve neza nibwo ashobora kugira ngo yarihannye, ariko ibikorwa byiza no kwihana biratandukanye. Ibikorwa byiza byagombye kuba biva ku isoko y'umutima wihannye, kandi kwihana ntabwo ari imbaraga iva mu muntu cyangwa uruhererekane rw'ingeso nziza ababyeyi baraga abana, ni igikorwa cya Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe utsinda ab'isi akabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Wari uzi ko ku gihe cya Yesu abayuda babonaga ab'isi ari abo bitaga abanyamahanga? Abanyamahanga bari abantu batakebwe mu gihe cya Yesu. Ariko ndagira umubwire ngo ubitekereje utyo waba urimo wiga Bibiliya mu buryo budahuje n'ukuri kwayo. Ab'isi bari banuki igihe Yesu yari amaze gufatwa ashyikirijwe Pilato. Tubanze turebe Yesu yabwiye abigishwa ngo ab'isi nibabanga muzamenye ko ari njye babanje kwanga. Ari abayuda na Pilato w'umuromani, ninde washatse gukiza undi? Hatekereze, uri busange yaragerageje ibishoboka byose ngo akize Yesu, ariko abayuda babandi bab'isi, kandi rwose kubigaragara inyuma bari abantu b'igitangaza, baravuga bati nabambwe. Ab'isi ni bande? Umuntu wese utarahindutse, umuntu wese utayoborwa n'Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana, umuntu wese gutekereza kwe kukibogamira ku ruhande rwa Satani, ku ruhande rw'ikibi, reka nkubwire ngo uri uw'isi. Ahubwo ab'isi bashobora kuba batakuzi kuri mwene wabo kubera ko kwigengesera ngo udasa n'ukora ikibi byatumye utagaragara ukuri. Ariko ubutumwa bwo kwihana burareba buri muntu wese. Bibiliya yose irahamagarira abantu kwihana, kuko bose bakoze ibyaha, kandi uvuga ko nta cyaha afite uwo ni umubeshyi, kuko ukuri ni kuri muri we. Data wa twese ureba ibihishwe, nimba akubwira ngo gira umwete wihane, uratekereza yuko nta bidatunganye areba mu bugingo bwawe? Aho rero dukeneye gusaba Imana mu mbabazi zayo ikamurikira intekerezo zacu, tukamenya kwihana icyo bisobanuye. Kuko kwihana kutabayeho no guhinduka ntibyabaho, kandi no kubabarirwa ibyaha ntibyashoboka. Inkuru nziza ikomoka ku kwihana ni uko Imana muri Yesu Kristo ifitiye abatuye isi intsinzi. Inkuru nziza yo kwihana ni uko twebwe twatsinzwe, ariko Yesu Kristo akaba yaranesheje. Igihe Adamu yari amaze gucumura, amatangazo yanyuze mu bwenge bwe yagarukiranagamo, yaramubwiraga ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Nta rindi tangazo yumvaga mu bwongo. Yagiye kubona ibimenyetso by'urupfu bitangiye kugaragara, ariko nanone ntabwo yarekewe muri ubwo bwoba, mu bwihebe, kuko Imana yamuhaye isezerano ry'iteka ryose. Dusoma mu Itangiriro 3:15 aho Imana ubwayo yaje ivana umunyabyaha wagambaniye ubugingo bwe mu rupfu, yemera kwishyiraho igihano. Nusoma Itangiriro uzasanga ko Adamu atakijijwe kubera ko yemera ibyaha. Yarabihakanaga, yaravuze ati umugore wamaye niwe wamaye ku mbuto ndarya. Umugore ati iyi nzoka wayishyiriye iki mu ngo bya Edeni? Iyo utayashyira ntacyo twari kuba. Icyaha gishyirwa ku Mana. Niyo mpamvu bivuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ntabwo Imana yigeze yisobanura nk'uko umunyabyaha wava akagira yisobanura, kandi umunyabyaha ntabwo biri muri kamere ye kwemera icyaha, kereka gusa iyo Umwuka Wera agendereye umutima, agakomanga ku bugingo, agakomanga ku bwonko, nibwo umunyabyaha ashenga guhidikira imbere y'Imana, agasanga yangije byinshi, agasanga nawe ubwe hari ibyo ashobora kuba yarabwiraga abandi nawe atabyumvaga neza, agatangira kugira impano yumvikana muri we yo guca bugufi. None rero nimba muri kamere y'umunyabyaha hatarimo kwemera icyaha,
ndagira ngo nkubwire ngo biragoye kugira ngo umuntu utemera icyaha agirirwe ubuntu n'Imana. Kwihana ntabwo ari umuco mwiza umuntu yongera ku rukurikirane rw'ibintu byiza abakristo basanzwe bakora. Oya, ntabwo ariko biri. Kwihana ni ugukura k'umutima ufunguriwe n'irarika rya Mwuka Wera w'Imana. Iyo umunyabyaha ahanze amaso umwana w'intama w'Imana ku musaraba w'i Karuvari, amayoberane yo gucungurwa atangira guhishurirwa ubugingo bwe. Nguwo umurimo wo kwihana. Ntabwo kwihana ari umuco mwiza abakristo bongera ku wundi, siko biri. Hari imiryango myiza yiyubaha, bakwiyubaha bakabitoza n'abana babo, bakavuga bati uriya muryango ntabwo urangwa n'ibikorwa bibi. Ariko icyo gihe abantu ntabwo bashobora kuvuga ngo yarihannye, kuko iyo mibereho ishobora kugirwa n'umuntu utagira n'aho asengera. Icyo tucyumvikaneho neza. Kandi kwihana ntabwo ari nk'imodoka imaze kugaragaza ubukure bajyana mu igaraje, noneho bakayikuba inyuma, bagaharura, bagasiga irindi rangi ryiza, nyamara moteri y'imbere itakiyemera kuzamuka umusozi. Ntabwo kwihana ari uko. Iyo umuntu ajyanye imodoka mu igaraje yumva arambiwe irangi yari yarayiteye, ashobora kuyisubizaho bagahindura irindi. Ariko ikibazo, mbese irangi ry'inyuma iyo bayiteye rwose abayirebye batazi amakuru y'imbere bashobora kugira ngo nishya, ariko nyirayo abazi ikibazo ifite, abazi aho itagishobora kugenda, abazi aho ifite intege nke. None si Imana yakuremye niyo itazi ikibazo ufite, nubwo inyuma wakwitwara neza abatazi icyo kwihana bakagira ngo warihannye. Nshuti yanjye, muvandimwe, ndagira ngo ngusabe ngo utege amatwi ijambo ry'Imana, kuko ikubwira ngo wihane izi kibazo ufite nawe ubwawe ushobora kuba utazi. Guhinduka rero birakenewe mu bugingo bwacu kugira ngo natwe tubeho imibereho ifite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Kandi Imana ntabwo yakubwira kwihana ngo nibikunanira ikurenganye kandi izi ko twese twatsinzwe. Ahubwo niyo yafashe iya mbere iza guhamagara Adamu. Adamu urihe? Iyo yamuhamagaye yari imuzaniye agakiza, nubwo yari ari ku murongo wo kumva ibintu nabi. Iyo kwihana rero kudasobanutse, abantu babaho badafite ibyiringiro. Imbabazi Imana itanga ziba zireba rwose umunyabyaha wese, kandi gucumura k'umunyabyaha ntabwo gukomoka ku byaha atewe n'abaturanyi be cyangwa aho akorera, ahubwo gushingiye imbere mu bugingo. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo abantu bose bakuzi bakwita umuntu mwiza, ntihagire umuntu n'umwe waguhemukira, ntihagire umuntu n'umwe wakuvuga nabi, wowe uri umunyabyaha. Kuko ntabwo turi abanyabyaha ku mpamvu y'ibyaha twakoze dukuze, ni ikibazo cy'amateka yacu muri Adamu. Aho ni ikibazo gishingiye. Kandi icyaha cya mbere gikomeye ni ukubaho utandukanijwe n'Imana. Kubaho utandukanijwe n'Imana. Iyo umuntu abayeho adafitanye isano idacika n'umuremyi we, nubwo yaba agaragara ko nta bibi akora, ariko burya aba ari umukandida wo kubikora. Igihe cyose Imana yaberereka, umuntu yakwisanga mu kibi. Dawidi yakundwaga n'abantu. Dawidi Imana yari yamutanzeho ubuhamya yuko rwose afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ariko Dawidi ntabwo arazi intege nke ze. Kugira ngo Dawidi amenye ko nawe yaba umunyabyaha nk'abandi, nuko nawe yisanze yaguye mu cyaha, ndetse icyaha cyamusabaga kuba yaterwa amabuye. Ariko icyo cyaha cyamubereye iteme yambukiraho agana imbabazi z'Imana. Nawe rero nimba ugifite ikibazo nk'icyo Adamu yari afite, ngo ntabwo ari njye wakoze, ntabwo ndi umunyabyaha, njye nta kibazo mfite, ijuru rizagukiza gute ugifite kumva ko wihagije? Dukeneye kubona uwamanitswe hagati y'ijuru n'isi ku bwawe nanjye. Dukeneye itangazo yahatangarije ari ku musaraba ati, Imana ibi bakoze ntabwo ari bo, hari indi mbaraga ibakoreramo kandi barusha ingufu, niyo ibatera gukora ibi, ubababarire.
kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose. kandi ntuzishimire kuvuga ngo narihaniye igihe udafite ibyiringiro byo kubabarirwa. Yesu ukuhamagara kandi akakubwirana ijwi ryongorera, azi ko icyaha cyateye abantu ihungabana, azi ko abantu muri bo bamaze kwiciraho iteka yuko batakira. Abantu benshi bamaze gutakaza ibyiringiro by'ubugingo bashingiye ku byaha bakoze, kandi ibyaha abantu bakora ntabwo ari ikibazo ku Mana, kuko Yesu icyo kibazo yagikemuriye mu nama y'agakiza ubwo yafataga icyemezo akaza mu isi, kandi yabaye umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ku kuremwa kw'isi bisobanuye aho umuntu acumuriye yabonye igisubizo. Ntuzaterwe ubwoba n'ibyaha wakoze, ibyo ngibyo wamaze kubikora byararangiye, nta kindi uri bubihindureho, kandi ntacyo watanga ngo gihinduke ruswa waha Imana noneho Imana ikwemere. Ariko hari icyo Yesu Kristo yakoze, hari icyo Data wa twese yakoze. Yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi Imana ntabwo yatumye umwana wayo mu isi kugira ngo aze gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoze kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Nshuti muvandimwe, niwihebe. Ibikwihebesha birahari, ibiguca intege birahari, ariko hari uwakwitangiye. Uwo wakwitangiye aragukunda kandi azi intege nke zawe. Ubwo azi intege nke zawe rero, wikwemera guheranwa n'agahinda ngo wowe waracumuye, ngo wowe wagerageje ibishoboka byose byarakunaniye, ahubwo impamvu gukiranuka kw'Imana kutarumvikana kuri wowe ni uko ugifite imbaraga yo kwirwanirira. Igihe uzaba unaniwe, Yesu Kristo azakwereka ko akurambura ibiganza akubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyo abantu baharaniye kunesha icyaha, bagenda bareka kimwe haba ubwo bageraho bikabananira. kandi iyo unagerageje kubishobora ukumva warabishoboye, hari ukubwira ati munsengere narihaniye ariko biriya byaha bitatu byarananiye, bibiri se, kimwe se, bitanu se byarananiye, ariko ndi mu rugendo rwo kubinesha. Iyo ubirangije, umaze kumva ubirangije nk'uko ubitekereza, ntabwo uba uhindutse uko wabyifuzaga, ahubwo ushobora kuba ubaye umufarisayo wo muri iki gihe. Kwihana n'imbaraga y'Imana itera umutima ariko ishingiye imbere mu bugingo, ariko twebwe kubera ko kwihana bisa nkaho bikiri urujijo, dushaka gutunganya duhereye inyuma. Igitabo cyitwa Kugana Yesu ndagikunda ku cyisho cyitwa kwihana. Baratubwira ngo kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko ntawareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicikaho byanikize n'ibyatuma duhinduka by'ukuri. Kubicikaho byanikize. Hari igihe abantu bajya gukora icyaha bakabanza bakareba ahabazengurutse ngo barebe ko nta muntu bazi ubabona. Uko kwihana ntabwo ariko. Erega na Yuda yarababaye, agira agahinda, yibaza ikintu yakoze, yibaza iteka azacirwaho ku maraso yagambaniye, yewe n'ibiguzi yari yahawe abisubiza ababimuhaye. Ariko kuki Yuda tumwiga nk'uwazimije ubugingo? Kwihana kwe ni kwari gushingiye ku mutima ushenguwe n'icyaha, ahubwo kwari gushingiye ku ngaruka abonye azahura nazo. Abantu benshi niyo umuntu afatiwe mu cyaha, ijambo rya mbere avuga arakubwira ngo mbabarira sinzongera, ariko se iyo utamufata ari kubivuga? Oya. Abantu benshi bashobora kuba bari mu nzu z'imbohe bakurikira iki cyigisho, nyamara bakakubwira bati turumva rwose twarihannye. Oya, kwihana ni imbaraga y'umwuka wera itera umutima kwihana, kandi ushobora kwihana nta n'umuntu wari wamenya ibyawe. Ukihana abantu batari ko se ko twabonaga uri umuntu mwiza, ko twabonaga uri umwana w'Imana, kuki urimo uvuga ko ushaka kwihana? Ibyo ngibyo
ntabwo abantu benshi babitekereza, kuko bazi ko kwihana ari igikorwa gishingiye ku kwitwara neza. uko kwitwara neza ntabwo twakwita kwihana ngo tuvuge ngo tugeze ku ntego. icyaha ni nko kuvura iseru. turamutse duhangayikishijwe gusa nuko uruhu rwacu rusa igihe turwaye iseru, twashaka icyo twakwitwikiriza, noneho tugatwikiriza urwo ruhu kuko iseru yagaragaye inyuma, abantu bakaba batabona yuko ukirwaye, kuko wambaye imyenda miremire, ku maboko wahafunze, nta muntu wamenya ko uyirwaye. ariko ibyo byaba ari ikibazo cyo kwibaza ngo abari bukubone bakabona uruhu rwawe uko rwahindutse, mbese baramvuga ngo iki? icyo ni ikibazo twagira. wahita ushaka imyenda miremire wakwambara rwose ntihazagire ubona uruhu rwawe yuko ruriho iseru. nyamara mu kuri turamutse dushaka ko iyo seru ikira, ntabwo twahangayikishwa nuko yagaragaye inyuma. kandi umuti uvura iseru ntabwo ari uwo basiga inyuma, n'uwo banywa. iyo rero iseru ivuwe iturutse imbere, nubwo uruhu rwawe rwasigara ruriho ibimenyetso by'uko warwaye iseru, ariko waba ufite icyizere y'uko imbere mu mubiri itagihari. kwihana kudaturutse imbere ntabwo kuba ari ukwihana nyakuri. kwihana kugomba kuba gushingiye imbere mu bugingo, kuko umwuka wera niho yinjirira aje gutsinda umutima. naho twebwe dushaka ibituma twemerwa mu buzima bw'abantu, dushaka igituma abantu batatuvuga nabi. erega Pawulo wari Sawuli warenganyaga ubwoko bw'Imana, kwihana kwe ntabwo abantu bashotse bakwemera. aho yageraga yarihannye, abantu barahungaga bati natwe aje kutugambanira. byasabye ko Imana imushakira usobanura ibyo witwaga Barinaba. aho yageraga aravuga atumva uko mwari mumuzi siko akiri. ariko hari ukuntu abantu bari bakimufata bitewe n'amateka yari yarandikishije mabi. nawe rero hari ibimenyetso by'ingaruka z'icyaha bizaguma bikugaragareho, ariko ntuzaterwe ubwoba n'ibyo bimenyetso, kuko icyo Imana ishaka ni uguhindura amateka yawe. kandi iyo amateka ahindutse, kubaho kwa Kristo mu bugingo bwawe, kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, guhinduka kuvuye ku mwuka wera, ayo mateka nayo arashyira agasibangana. abayagumana cyaba ari ikibazo cyabo, kandi ntabwo byatuma ijuru ritakwemera, kuko umurimo w'Imana uba warawemereye ko ukorera mu bugingo bwawe. kubaho kwa Gikristo kuzana ihumure, kuzana amahoro, kandi guhagarika ubwaka mu mutima, kukashyira gutuza, noneho umuntu akabaho atagifite gucirwaho iteka. abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, Yohana yabwiye abariho mu gihe cye natwe abariho muri iki gihe ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. erega kwihana kujyana no gukosora ibyo umuntu yangije, muvandimwe, kujyana no gukosora ibyo umuntu yangije, kuko umuntu umaze kwemera uyu murimo w'Imana mu mutima ahinduka umuvugabutumwa, ahinduka umutangabuhamya. Yesu ati nimwe bagabo b'ibyo, ni gute uzahinguka mu bantu ugiye kubabwira ngo narihannye, ndashimira Yesu ko yambabariye, kandi hakirimo abantu wagiriye nabi, hakirimo abantu wahemukiye, hakirimo abantu wasebeje, hakirimo abantu wavuze ibyo batakoze, icyo gisebo kikabageraho. ni ngombwa ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. kandi uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. mwene data, nshuti, dukeneye uyu murimo w'Imana kukorerwa muri twe. dukeneye kugira umutima utuje, dukeneye kugira Imana icyizere, dukeneye kubaho tudagifite gucirwaho iteka, kuko aho ibyaha byagwiriye muri nge niho n'ubuntu bw'Imana bwarushaho kunsagirizwa. Yesu ntabwo yaje mu isi aje gucira abari mu isi w'iteka, yazanywe no kugira ngo twebwe abaciriweho iteka ryo muri Adamu twongere tubone ibyiringiro muri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. kandi impano y'Imana ni ubugingo buhoraho.
ubwo bugingo ntabwo ukwiriye kuba umushyitsi kuri bwo, kuko ntabwo Imana yazaniye imbabazi bamwe ngo abandi ibirengagize. Kandi nusoma muri Bibiliya ugasoma ufite umwanya utuje, yewe no mu gisekuru cya Yesu harimo abanyabyaha baruharwa, ariko Imana yari yarabwiye Aburahamu, iramubwira iti muri wowe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Uwo mugisha nawe ni uwawe, kandi uwo mugisha ni ukugira Yesu mu bugingo bwawe, ni ukwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Iyo iryo jambo uryemereye rikakuyobora, ntabwo uba ugifite gucirwaho iteka. Rero ntuzaterwe ubwoba nuko uruhu rwawe rwaba rwaragaragayeho iseru inyuma, ngo utangire wibaze ngo abantu se nibambona bazajya bavuga ngo iki, ko babona ukuntu nasaga ubu atari ko ngisa. Uzanezezwe nuko iseru yavuye mu mubiri imbere, aho guterwa ubwoba nuko igaragara inyuma. Inyuma uhihorere, n'ubundi uyu mubiri ubora uzambikwa kutabora. Kandi iri jambo ni ryo kwizerwa, yatangiye umurimo mu bugingo bwawe izawukomeza. Ariko nanone ntabwo dukwiriye kubaho turi abantu bo guhora dufite ubwoba bwo kuba imbere y'Imana. Ntabwo umunyabyaha abanza kwihana noneho ngo abone gusanga Yesu yabanje kwitunganya. Oya, arakubwira ngo wowe ukuri ngwino nkuruhure. Ntabwo wakwikiza, ntabwo wakwitunganya, ntabwo wakwiboneza muri wowe, ntabwo byakunda. Reka tugire amagambo meza ijuru riba ryaduteguriye. Dusoma mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 ku ipaje 14, ahahera hasi twambuke kuri 15. Mu murimo haje gahunda nshya y'ibintu. Hari icyifuzo cyo gushaka gusa n'andi matorero, bityo ukwiyoroshya no kwicisha bugufi bisa n'ibitazwi rwose. Abagabura bakiri bato bashaka gukora ibintu bishya, bakazana ibitekerezo bishya ndetse na gahunda nshya zo gukora umurimo. Bamwe batangiza amateraniro y'ububyutse bifashishije uburyo bugaragara, abantu benshi bakinjira mu itorero. Ariko se iyo uko gutwarwa gushize, ni hehe wabona ba bandi bahindutse? Ngiki kibazo, kubera ko kwihana kurimo kugenda gusa nk'uko utagaragarira abantu. Abantu benshi baraza mu itorero bumva bageze rwose mu gisubizo, uko baje numenye uko bagiye. Kandi nabo basanze nabo kuko bafite icyo kibazo, nibamenye wa muntu n'imbaraga zatanzwe ngo aze, n'umurimo Imana yakoreye uwo muntu ngo aze, nabo nibamenye aho yagiye, kuko nabo ubwabo bari batasobanukiwe. Baraza bakongera bakagenda. Kwihana no kwatura ibyaha n'ibikigaragara. Umunyabyaha yemezwa kwizera Kristo no kwemera kubatizwa ku mibereho ye ya kera y'icyaha no kwigomeka. Ntabwo umutima uba umenetse, ntibigeze bashenguka mu mutima. Abo basa n'abahindutse, ntibigeze bagwa ku rutare ari rwo Kristo Yesu. Ibyanditswe mu isezerano rya kera n'irishya bitugaragariza inzira imwe rukumbi uyu murimo wagombye gukorwamo. Mwihane, mwihane, mwihane. Nibwo bwari ubutumwa bwavugwaga na Yohana Umubatiza ari mu butayu. Ubutumwa Kristo yabwiye abantu bwari ubu ngo nimwihane mutarimbuka mutyo. Kandi n'intumwa nibwo zabwirizaga. Abantu bose bamara kumva iryo jambo bakavuga bati, bagabo bene data tugire gute ko urubanza rudutsinze? Petero ayoboye n'umwuka we ati, nimwihane muhindukire, mureke ingeso zanyu mbi. Inzira umunyabyaha yanyuragamo ajya gukora icyaha, iyo kwihana no guhindukira bibaye, noneho yerekeza inzira ukuri n'ubugingo, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu ati, ni njye nzira ukuri n'ubugingo. Ati, nawe ujya kwa data namujyanye. Rero uku guhinduka iyo kutabayeho, abantu babaho badafite icyerekezo, babaho badafite icyerekezo. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Pawulo yandikira Abagalatiya yarababwiye ati, ndavuga ni muyoborwe n'umwuka, kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Icyaha gishingiye mu maraso, gishingiye mu bugingo. Ubwo gishingiye mu bugingo rero, iyo abantu bagerageje gukosora iby'inyuma, imbere ubishaka utabishaka hazongera hasenya ibyo wubatse by'inyuma.
mwene data muvandimwe, wagize amahirwe yo kuba imbere y'inyakiramajwi yawe kugira ngo wumve iki cyigisho. Ndagusabira kandi nanjye mbyisabira ngo umwuka wera adutere kwihana nyakuri, kwihana kuticuzwa, gukomoka ku mbaraga itarebeshwa amaso ya mwuka wera. Kandi umwuka wera aragenda hagati mu mitima y'abagabo n'abagore kugira ngo abatere kwihana no guhinduka. Iyo uko kwihana kubonetse, umunyabyaha aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo ni Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko niwe waje mu isi ntiyakora icyaha, niwe rero uha abantu kwihana no guhinduka bigakunda. Ubutumwa Imana yahaye Yohana ngo abubwire itorero ryo mu gihe giheruka, igice cya 3 cy'ibyahishuwe umurongo wa 9, ati dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore bazabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenya yuko nagukunze. Uru rukundo Imana yakunze Philadelphia ni urwawe nanjye. Benshi nibamara kumenya ko wahindutse, bazaza bakubaze bati byagenze gute? Uko guhinduka kwavuye kuki? Kandi ntabwo Yesu ababarira abantu gusa, abaha n'intsinzi yo kunesha. Itoro ryose ryo mu bihe 7 dusoma mu byashuhere ku gice cya 2 n'icya 3, Yesu yarisoreshaga ngo unesha. Iyo ntsinzi ntabwo iva muri kamere y'umunyabyaha, ni ya wa wundi wanesheje. Rero ndagira ngo wumve neza yuko uru rukundo Yesu agukunda nta muntu wari umuteyemo, ni kamere ye gukunda. Imana ni urukundo, kandi ubwo ari urukundo mwifurije kwibona mu bo Yesu akunda. Ibyashuwe 3 umurongo wa 19, abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakinga urugi nzinjira iwe dusangire. Yesu arashaka kuza ngo musangire ijambo rye, arashaka kuza mu bugingo bwawe kugira ngo akweze ubeho mu gihe usigaranye utazi uko kingana, ufite ibyiringiro by'ubugingo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 24. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 24, ubwo yikoreye ibyaha byacu umubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo tubeho mu gukiranuka, imibyimba ye niyadukirisha. Muvandimwe inshuti, ubwo yikoreye ibyaha byacu umubiri we abibambanwa ku giti, ubwo rero ashaka kugira ngo imibabaro yagize ihinduke agakiza kawe, wikongera kumubabaza kuko yarababajwe bihagije ku bwawe. Ahubwo vuga uti mwami Yesu ndaje, nabanje kumara igihe numva ibyawe, ariko urakoze kuko muhamagaye nanjye ndimo kandi nditabye. Igihe umaze kwitaba Yesu, humura ntabwo akubwira ngo wakoze ibyaha bingana iki, akurebera mu gitambo cye akavuga ati Mana uyu nawe umubabarire, kuko nawe niwe nabambiwe, niwe nagiriye ku musaraba. Icyo yarakeneye kigezweho nuko yemeye icyaha cye, kandi ubwo acyemeye nawe yarababariwe. Reka dushimire Imana ko dufite Imana ibabarira. Reka dushimire Imana ko idukunda urukundo ruhoraho. Reka dushimire Imana ko yatwitangiye. Tuyisabe ngo natwe twemere ubuntu bwe kandi bukore mu mitima yacu. Kandi dushimire Imana ko yadurinze ikaturindiriza iki gihe kugira ngo natwe tugikoreshe twemerera mwuka wera kutuyobora. Mbikwifurije mbyifuriza ngo Data wa twese biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Dushimire Imana. Data wa twese Mana yacu, urakoze kubw'uyu mwanya uduhaye, unyujije ijambo ryawe imbere yacu. Abarikurikiye bose abazaryumva ubaha Imana yo kwihana, kandi warayitanze. Reka tubonere imbabazi muri Yesu. Reka twemere ko yabambwe ku bwacu. Reka twemere ubuntu bwe guhindura ubugingo bwacu, kandi umwuka wera dutere kuva mu cyaha, duhinduka abaneshi kubw'ikiganza cyawe kidufashe mu izina rya Yesu. Amen. Ukuri kw'iki gihe, ukuri